Gufata mu mutwe no kwibuka ni ngombwa mu mibereho yacu, yaba mu masomo, mu kazi, mu nshingano z'urugo ndetse n'ibindi. Uko umuntu akura niko ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe bigenda bigabanuka, ndetse bikagorana no kwibuka ibintu byinshi harimo n'ibyabaye mu gihe cya vuba. Ariko hari ibintu byinshi cyangwa ibintu byagufasha guhangana n'iki kibazo. Muri iki kiganiro twabateguriye ibintu wakora kugira ngo urwanye kwibagirwa vuba. Tuguhaye ikaze aho uherereye hose, tugushimira aho wakoze subscribe, kandi dusaba nawe ubonye iyi channel cyangwa uri kubona iki kiganiro bwa mbere kwiyandikisha ukora subscribe, ugakora no kukazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibi biganiro uko tubishyize hano kuri YouTube channel yacu. Tubahaye ikaze, reka dutangire ikiganiro cyacu. Ubushakashatsi bwakozwe na National Institute of Health bwagaragaje ibintu byoroshye kandi byizewe byagufasha guhangana n'ikibazo cyo kwibagirwa vuba, ndetse ukajya unafata mu mutwe byihuse. Dore nibi bikurikira twabateguriye. Icya mbere ni imyitozo ngororamubiri, siporo. Siporo ni ubuzima. Gukora siporo buri munsi ni ingenzi cyane mu rugendo rwo guhangana n'ikibazo cyo kwibagirwa vuba. Siporo ikangura ubwonko, siporo ifasha amaraso gutembera neza, siporo kandi ifasha umubiri gutuma ugira ubuzima bwiza. Mbese muri make, siporo ituma ubwonko bwawe buhora bwiteguye kubika ibintu byinshi kandi mu gihe kirekire nta kubyibagirwa vuba. Ikintu cya kabiri ukwiye gukora kugira ngo ubashe guhangana n'ikibazo cyo kwibagirwa vuba, ukwiye kwita ku mirire yawe, kurya indyo yuzuye. Hari abibwira ko indyo yuzuye igenewe umubyeyi utwite cyangwa umwana, ariko amafunguro ufata agira uruhare runini mu mikorere y'ubwonko bwawe. Dore bimwe mu byo kurya bishobora kukugabanyiriza ibyago byo gufatwa n'indwara yo kwibagirwa vuba. Ni ibi bikurikira. Ni ibiryo byose bikungahaye cyane kuri poroteyine n'ibinure bya omega 3, aho biboneka cyane mu mafi, utubuto duto, epinari, brokoli n'ibishyimbo bitukura. Ndetse ugomba no kumenya ko kurya indyo yuzuye byongera imikurire myiza y'ubwonko, bikaburinda no kudindira. Ikintu cya gatatu, kuruhuka bihagije cyangwa gusinzira bihagije. Gusinzira neza bigira uruhare mu mikorere myiza y'ubwonko no kwibuka birimo. Iyo usinziriye, ubwonko butangira gukora cyane, bugenda bubika mu bice bitandukanye ibyo wabonye cyangwa se ibyo wize, ibyo wumvishe n'ibindi bitandukanye. Kuruhuka byongera cyane gufata mu mutwe no kwibuka vuba ibintu uheruka kubona cyangwa kumva. Abahanga bavuga ko ugomba nibura gusinzira byibuze amasaha ari hagati y'7 n'8 ku munsi. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukwirinda stress. Iyo ufite stress biragorana cyane kuba wagira icyo wibuka. Iyo ufite stress, umubiri usohora cyane umusemburo wa cortisol. Cortisol iyo ibaye nyinshi igabanya ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora cyane, ndetse bikongera ibyago byo kwibagirwa vuba, ndetse no kwibuka ibintu byabaye kera bikaba ingorabahizi. Guhorana stress bigabanya imikorere y'ubwonko cyane, byangiza uturemangingo tw'ubwonko, kandi bikanangiza n'igice cy'ubwonko cya hippocampus gifasha mu kubika ibyabaye byose wibuka. Ikintu cya gatanu, gukina imikino ikangura ubwonko. Abahanga bavuga ko imikino nk'igisoro, amakarita, dame, video games n'ibindi byongera ubushobozi bw'ubwonko bwawe bwo kwibuka. Ngo kuko iyi mikino ifasha kugabanya stress ndetse binatuma ubwonko bukora cyane. Bityo rero bikongerera amahirwe yo kwibuka ibintu uherutse kubona cyangwa se kwiga, yaba ari no kumva. Ibyo ubyibuka cyangwa se n'ibyabaye kera uhita ubyibuka mu kanya nk'ako guhumbi. Ikintu cya gatandatu,
kwirinda gukora ibintu byinshi icyarimwe. Abanyarwanda nibo bavuga bati ngo imirimo myinshi yananiye impyisi, ariko burya ni ukugira ngo bigishe abantu ko bagomba gukora ibintu mu gihe cya nyacyo, cyangwa ikintu buri kimwe mu gihe cyacyo. Gukora ibintu byinshi icyarimwe nko kurya ureba televiziyo, uri no koza ibyombo, uri no kuvugira kuri telefoni, byose ukabikorera icyarimwe, bigira ingaruka zikomeye ku bwonko bw'umuntu, ndetse bikanongera n'ibyago byo kuba wahura n'ikibazo cyo kwibagirwa vuba, kandi bishobora no kugabanya ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Ibyiza rero ni ukubyirinda, maze ugaharanira gukora umurimo umwe ukawunoza, wawusoza ugakora undi. Ubu bushakashatsi tumaze kubona bwa National Institute bugaragaza ko imikorere myiza y'ubwonko ikenera kwitabwaho mu buryo bwose, nko gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yuzuye, gusinzira bihagije, ndetse no guhangana na stress. Ibi byose bituma tugira ubuzima bwiza, kandi tukanagumana ubushobozi bwo kwibuka neza. Kwitondera izi ngamba bizatuma rwose tugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kandi tubasha kugera ku ntego zacu mu buzima. Izi rero ni ingamba zagufasha kurwanya n'ikibazo cyo kwibagirwa vuba. Wakunze iyi video wakora kuri like, ugakandika na comment, ukavuga n'ibindi tuzagukorera cyangwa tuzakuganirizaho mu kiganiro cyacu gitaha. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.